umuzi w'ubuzima. Nuko aratubwira ati bana banjye, umunsi wa none nimwe hakuzarira, ejo hazaza muzarira. Nguhaye ikaze wowe ufunguye iyi video irimo inkuru igenewe abantu bananiwe kwibabarira amakosa bakoze mu bihe byashize bikaba byaranze kubavamo kugeza umunsi wa none. Niba nawe uri muri abo bantu, ndagusaba kuyumva kugeza irangiye kugira ngo mve ubutumwa bukomeye buyirimo bwagufasha kuva hahise hawe ugahindura ubuzima bwawe bukaba bwiza kurushaho. Umunsi umwe umugabo yazindutse ya Rubika afata urugendo agenda atembera ku nkombe z'umugezi. Hari hakiri mu rukerera kandi hari hatuje. Arimo agenda yabonye umufuka munini uri ku butaka hafi y'inkombe z'uwo mugezi. Yarawegereye arawufungura, ariko icyamutunguye ni uko yasanze uwo mufuka wuzuyemo amabuye. Kugira ngo amasaha abe yicuma, yicaye impande z'umugezi afata wa mufuka, ubundi atangira kujugunya amabuye mu mazi rimwe rimwe areba uko amazi anyeganyega buri uko yateyemo ibuye. Hashize akanya yageze ku ibuye rya nyuma mu yari ari muri uwo mufuka. Ubwo yendaga kurinaga mu mugezi naryo, izuba ryararashe, rirashe kuri rya buye ritangira gushashagirana. Arebye ukuntu ibuye afite rishashagirana, yarikanze cyane, aba aretse kurinaga mu mugezi ngo abanze arebe neza. Icyamukanze ni uko ibuye yari afite ritari ibuye risanzwe, ahubwo ryari ibuye ry'agaciro kurusha na zahabu. Neza neza ryashashagiranaga nk'izuba. Ako kanya nta kindi cyamuje mu mutwe uretse gutekereza ibyo yakoze mbere. Yari yajugunye amabuye y'agaciro menshi mu mugezi, yibeshya ko ari amabuye asanzwe. Muri uko kwicuza kwe yatangiye kurira cyane. Yicara mu mwanya muremure avuma akabwibwi kari katumye hakomeza kuba umwijima, ntabashe kubona ko amabuye afite yari ay'agaciro. Akiri aho hanyuze umusaza ukuze, abonye uwo mugabo ababaye cyane aramwegera aramubaza ati "Nshuti yanjye, ubabajwe n'iki? Kuki uri kurira?" Umugabo yabariye uwo musaza inkuru yose y'ukuntu yajugunye amabuye y'agaciro mu mugezi atabizi. Umusaza yamuteze amatwi yitonze. Amaze kumva inkuru yose aramubwira ati "Wibabara nshuti yanjye, wishinja amakosa wakoze kubera izuba ryari ritararasa ngo ubashe kubona ko amabuye wajugunyaga mu mazi ari ay'agaciro. N'ubundi ibuye ry'agaciro usigaranye ryaguhindurira ubuzima. Rero aho kugira ngo urire cyane utyo kubera ibyo wabuze, ishimira ibyo ufite aka kanya. Iri buye rimwe ryagufasha, ritware ugende unyurwe n'ibyo rizakugezaho, kandi ushimire Imana kuko uyu ni umugisha w'imboneka rimwe iguhaye." Umugabo yumvise amagambo abwiwe n'umusaza yerekeye aho kurira, ahubwo atangira gutekereza ku bwenge buri mu byo amaze kumva. Yiyumvisemo icyizere nanone, ubundi ashimira uwo musaza, arataha acigatiye rya buye ry'agaciro mu kiganza. Nitwitegereza neza, tuzabona ko mu buzima bwacu duhatana kenshi dushaka iby'agaciro, ariko kubera ko twita cyane ku byo twatakaje hahise, ntitubigereho. Iyi nkuru itwigisha kunezezwa n'ibyo dufite, aho gukomeza gutekereza ibyo twatakaje mu bihe byashize. Buri munsi duhura n'amahirwe atagira ingano, ariko ibyo tubifata nk'ibintu bisanzwe cyane. Dutakaza umwanya wacu munini duhangayikishwa n'ibibazo, twigereranya n'abandi, cyangwa twicuza ku bw'amakosa yabaye kera. Ntitujya tubasha kwita ku bintu by'agatangaza dufite uyu munsi. Iyi nkuru itwibutsa gukangura ibitekerezo byacu, tukiga kubaho uyu munsi. Urugero, benshi muri twe twahuye n'imbogamizi zitabarika mu byo dukora, mu mibanire yacu n'abandi, cyangwa imigambi yindi dutegura. Ni ibisanzwe rero kumva tubabajwe cyane n'ibyo, kandi tukumva bimeze nk'aho twabuze byose. Nyamara iyo twiminjiyemo agafu, tubona iby'agaciro bindi dutunze n'amahirwe atabarika. Nk'uko uriya mugabo yarasigaranye ririya buye ry'agaciro, niko natwe dufite iby'agaciro ducigatiye nkaryo. Ubwo rero iyi nkuru itwigisha byimbitse akamaro ko kunyurwa. Ubwo uriya mugabo yari arimo kurira acigatiye ibuye ry'agaciro rya nyuma, yari afite ibyiyumvo byo kwiheba no kwicuza. Ariko ubwo uriya musaza yamufashaga kubona ko ibuye asigaranye ari iry'agaciro naryo, yongeye kwiyumvamo icyizere n'ibyishimo. Kumva unyuzwe bigufasha guhindura uko ubona ibintu. Kwita ku byo dufite aho kwita ku byo twatakaje bituma twiyumvamo umurava n'umunezero wo mu mutima. Isomo rya kabiri dukura muri iyi nkuru ni uko buri mbogamizi duhura nayo muri ubu buzima dusigira ikintu cy'agaciro cyane, ari cyo ubunararibonye.
ubu bunararibonye dukura mu kibazo twahuye nacyo butuma tugera kuri byinshi biruta icyo twatakaje, hamwe no kwigira ku makosa twakoze ahahise kandi tugashyira mu bikorwa amasomo twakuyemo, bituma twubaka ahazaza heza. Isomo rya gatatu dukura muri iyi nkuru ni ukumenya kwirengera ibyo twakoze kubwo kutamenya, ariko ntibiduherane ngo dukomeze kuyishinja. Burya kujijwa bishobora kudushyira mu bihombo tutateganyaga. Gusa wibuke ko ubuzima bwuzuyemo byinshi by'amabengeza bigutegereje. Icyo usabwa ni ugutera indi ntambwe ugana imbere. Ntugatume umwijima uturuka mu kwicuza amakosa wakoze kera upfukirana urumuri rukwereka ibindi byiza ufite none. Buri munsi mu buzima bwacu uba uduhishiye byinshi tutazi kandi by'agaciro. Wowe tera indi ntambwe kandi umenye ko uzagera kuri byinshi. Kuzagera kuri byinshi kwawe kuzaturuka kuko uzakoresha bike ufite uyu munsi. Ngushimiye kuba ugeze ku musozo w'inkuru y'uyu munsi. Ese amasomo hari icyo yagufasha mu buzima busanzwe? Niba ari uko, ibuka ko hari n'abandi bantu yafasha ariko bakaba batazi ko ihari. Mu rwego rwo guhindura isi mu buryo bwiza, yisangiza umuntu umwe gusa nawe umusabe kuyisangiza undi umwe. Wasanga yafasha bamwe mu nshuti zawe mu buryo bukomeye.